Yes, ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mbifuriza kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Uyu munsi hari isomo nabateguriye kandi ryanditse ari ryo tugiye gukurikirana aha ngaha. Iri ni isomo natanze muri gurupe ngira ngo buri umwe wese arisobanukirwe uri hano kuri YouTube channel yanyu yitwa Buzi TV. Tudatinze rero reka dukomeze turebe, ngira ngo abenshi muzi no gusoma, turi no kugenda tunasoma bigiye bitandukanye. Yes, good morning everyone. Ndabasuhuje cyane mbifuriza kugira igitondo cyiza abari mu biruhuko, nkuko uno munsi ari konji. Abantu bari muri konji rwose mugomeze enjoying umunsi wanyu, ikindi n'abari mu kazi mwese mukomeze mugira akazi keza. Iri ni isomo tugiye gukurikizaho, utu tuntu tugiye kuvuga ahangaha inshuti zanjye. Umuntu wese uri bukurikiza utu tuntu ndakubwiza ukuri impinduka ziraba mu mibereho yiwe, mu mikorere yiwe, mu mitekerereze yiwe. Araba ari impinduka z'ibintu bidasanzwe, kuko ndabizi ko mu gihe hari igihe kizagera mu bihe biri imbere wenda ukazanyandikira umbwira ngo ndagushimira kubw'ibintu wambwiye cyangwa se kubw'ibyo wanyigishije. So rero tudatinze, tudatakaje umwanya na mutoya, murabizi ni John Paul, tugiye gufata ikiganiro gitoya cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa tuno tuntu dukurikira tugiye kuvugaho kano kanya. Yes, tubihuse cyane rero. Akantu ka mbere ukeneye kumenya, ugomba kumenya kugira ngo ube watera imbere cyangwa se ube umuntu udasanzwe, ukeneye kumenya ngo urinde, njyewe ndinde, ese ninde ushaka ko mukorana, ese umuntu ushaka ko mukorana muzagerana kuki. Ukeneye kubanza umenye ese ndinde nyine nsobanukiwe iki, nge ndi iki, ese natanga iyihe product, ese nafasha iki abantu, ese njyewe abantu barankeneye. Ibyo ngibyo ni ikintu cya mbere ugomba kubanza ukamenya wowe ubwawe. Banza wisobanukirwe, urebe ku bumenyi ufite, urebe uko umeze, uko wambara, uko ugenda, uko uganira n'abandi, uko ubanye n'abantu. Ibyo byose wisuzume, wirebeho. Nurangiza wibaza ati se nkurikije uko meze, uko nteye, n'uko nganira n'abantu, n'uko mbanye nabo, ndinde cyangwa ndi iki, nafasha iki abantu, ese njyewe ubwanjye ndisobanukiwe. Banza wowe wimenye ubwawe, ubundi numara kwimenya ubwawe, ubundi ibindi bizakurikiraho uzajya wabimenya hanyuma. Hari abantu benshi ushobora kubwira ikintu akavuga ngo ibi si ibyanjye, nawe ubwawe utanisobanukiwe. Wamenya ko ibi bintu ari ibyawe gute utanisobanukiwe? Banza wowe wimenye, wowe wanyawe, ureke kugendera mu kigare, ureke kuvuga ngo n'uyu, ureke kumva inama z'undi muntu utarafata umwanzuro wowe ubwawe. Banza wisobanukirwe, kuko akenshi hari igihe ducibwa intege n'inshuti zacu n'abavandimwe n'abo twita abajyanama, kandi baduca intege ntagire n'ikindi batumarira mu buzima. Ariko iyo wamaze kwisobanukirwa wowe ubwawe, wamaze kwimenya ukavuga ngo njyewe nduyu, nshaka gukorana n'uyu, njyewe nduyu, natanga iki kintu, iyi serivisi nshoboye kuyitanga, mfite impano iyi n'iyi, najya nkora ibiganiro runaka bakankurikira. Numara kwisobanukirwa wowe ubwawe ukamenya uwo uri we, ndabizi neza ko ubu buzima uzatangira kubutwara neza, kuko buri kimwe cyose gihera kuri wowe. Niwiheraho wowe, kugera ku bandi ntabwo bizakugora, kuko abandi bazajya bagusoromamo imbuto y'uko bari kukubona bo bizana. Wowe rero banza umenye wowe wanyawe, wisobanukirwe. Numara kwisobanukirwa ibindi byose byo bizagenda neza cyane. So rero tudatinze reka turebe n'aka kabiri cyane. Rero twagiye ku kantu ka kabiri. Akantu ka kabiri ugomba kumenya neza kugira ngo ube watera imbere cyangwa se ube wagera ku byo ushaka muri ubu buzima tubayemo bwa buri munsi, muri iyi si y'iterambere, muri iyi si yo kurwana n'ubuzima bwacu, kugira turebe ko twagera ku cyo dushaka kandi tukakigeraho dufite ubuzima bwiza, dufite uburyo bwo gukora bwiza, dufite time freedom, dufite financial freedom, dufite buri everything they want. So ahangaha rero akantu ka kabiri ni what, ese ni iki ushaka gufasha abantu, ni iyihe serivisi ushaka gutanga, ese ni iki ukurikije sosiyete urimo, abo muvugana, uko ubona iyi si aho igeze,
wenda urugero urebe uvuge ngo abantu benshi bafite indwara nyinshi kandi izi ndwara ziri kwaduka ubu ngubu nkeneye ikintu nabafasha kugira ngo njye nzibavura, cyangwa uvuge ngo abantu benshi ubu babaye abashomeri kubera ko nta bantu bagikunda kubona akazi kandi basoza akazi ari benshi. Ese niki nakora kugira ngo mbashe kuba natanga akazi cyangwa se mbashe kuba nafasha abantu b'abashomeri cyangwa badafite akazi babona icyo gukora? Banza wowe ubwawe wicare muri wowe utekereza uti ese niki nafasha abantu bari ahangaha, ni bande nshaka ko niki nshaka kubafasha kandi kibe cyabagirira umumaro. Ese uburibwe bwabo mu mubabaro wabo, mu gahinda kabo, mu maganya yabo, mu kuvuga kwabo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, gati ntibigenda gutya, ntibimeze gutya, ntibimeze gutya, ibyo ngibyo byo ubyumva buri munsi. Nubyumva ibyo byose wamaze kwisobanukirwa, hita utekereza ese kaba abantu bari gutaka bari kuvuga gutya, ni iki nakora, ni iki nabafasha nanjye nkababera umusaruro cyangwa se nkagira akamaro ku buzima bwabo. Bafite amarira ameze gutya, bafite indwara nyinshi. Nsigaye mpura n'abantu benshi, wenda ukaba watekereza ukavuga ngo nsigaye mpura n'abantu benshi bafite ibibazo by'umubyibuho ukabije, cyangwa se nziranye n'abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye. Icyo gihe niba ubona ko ari abo bantu muri guhura, tekereza uvuge se ni iki nabafasha, ni iki nakora, ni iki nabamarira njyewe ubwanjye ukimara kubona ako kababaro kabo, ukimara kubona ubwo buribwe bwabo. Ibi bintu ndi kubabwira nubitekerezaho urasanga abantu nka ba Bill Gates, ba Michael Zuckerberg, abo bose bano bashinze za Facebook, bashinze za Microsoft, bashinze za Twitter na za WhatsApp, uzareba usange kera baratekereje babona ko guhererekanya amakuru cyangwa gutanga amakuru biragora cyangwa biratugora. Niko kwicara baravuga se kaba abantu bafite ikibazo cy'uko amakuru kuyahererekanya cyangwa kuba wabwira umuntu ubutumwa biri kugorana, ni iki twakora kugira noneho byorohe cyane ku buryo buri muntu wese yajya avugana n'undi bitamugoye. Bahita bashyiraho WhatsApp, bashyiraho Facebook, bashyiraho imbuga nyinshi. None ubu ngubu ibintu byose byaratwegereye. Nawe rero iyo wamaze kumenya ngo ni iki ngiye gufasha muri society iri aha hanze, ni iki ngiye gufasha abantu bari aha hanze, ni iki bakeneye nkurikije uko bameze cyangwa amarira yabo cyangwa ibibazo bafite, ndabafasha iki? Icyo kintu numara kugitekerezaho neza, ndabizi ko numara gukora icyo kintu bakeneye bazakwizanira ari benshi, kandi mu kukwizanira ari benshi uzaba ubaye igisubizo kuri bo, kandi nawe biri kugira ute biri no kukwinjiriza n'izindi nyungu. So rero reka dukomeze turebe kandi ndagira ngo twihute cyane ntabwo turi butinde. Yes, twihuse cyane rero ku kantu ka gatatu ugomba kumenya kugira ngo ibyo ukora byose birusheho kukugendera neza kandi utegure nka business yawe cyangwa plan yawe bitakugoye, ahubwo kubera ibyiza uri kugeza ku bantu bakugaragiye cyangwa se ku bakiriya bawe, aba ari ibintu nyine bigaragara cyangwa se biboneka ko bigaragara ko babikeneye ku buryo nawe nyine bitajya bikugora. Hano akantu ka gatatu karavuga ngo wayi, ukeneye kumenya ese kubera iki nshaka guhereza abantu bantu iki kintu. Niba ari abantu bo mu cyaro, ese abantu bo mu cyaro bakeneye kuba bakambara inkweto zigize wenda inkweto za bote za butine, bakeneye kwambara inkweto za bote kubera ko iyo imvura iguye haba hari urugondo rwinshi, rero bakenera kugira ute, bakenera kwambara izo nkweto. Wongera utekereza uvuge ese ko ndi hano mu mujyi muri botike yanjye nkeneye kugiramwe amasuka kandi nta bantu bahinga bahaba, wapi? Ugomba kuvuga ngo nkeneye icyo ngomba kubafasha, cyangwa se kubera iki ngomba gufasha abantu iki kintu. Ni ukubera ko wamaze kureba, urisobanukirwa, umenya icyo bakeneye. Umaze kumenya icyo bakeneye, none uri kwibaza ngo ese ni ukubera iki noneho nshaka kubafasha iki kintu. Ese kuko abantu bari hanze aha bafite ubushomeri, barababaye cyane ku buryo nindamuka nshinze kampani hariya nkabaha akazi bazaza bakagakora bagakunze, cyangwa n'akazi nzabaha ntabwo bagakeneye, cyangwa se nta bushomeri bafite bifitiye amafaranga. Icyo gihe rero ugomba kumenya ese niba ngiye muri business niyi, niba ari business ngiye gukora, reka turebe nko kuri business ya network marketing, wenda nyinshi ziba zifite na product, ukavuga se izi product ko joininze iyi company kuko abantu barahari bararwaye ni benshi, ese nabasha noneho kuba nazicuruza no ku bantu bo hanze
mu gihe isoko ryo mu Rwanda ritari gukunda neza no hanze nazigezayo. Ese wibaza uvuge ngo ese ko ngiye gukora iki kintu ni impamvu nshaka kugikora cyangwa icyo nshaka gufasha abantu koko kirakenewe muri iyi sosiyete, kirakenewe. Biragoye ko wajya nk'ahantu gucuruza imyenda ya style ari ahantu hibera abacecuru, aho ngaho biragoye. Ariko nureba ukavuga ngo aha hantu hagizwe n'urubyiruko cyane cyane, reka mpajyane imyenda iri kuri style, icyo gihe uzaba umenya impamvu ugomba kuhacuruza iyo myenda, nuko bayikeneye nuko hari abantu bayambara. Iyo ni impamvu ugomba kumenya. Nawe rero igihe cyose ugiye gukora business, niba ari saro ushaka gushinga ahantu, genda wibaza ngo se iyi saro ngiye gushyira aha hantu ko kirakenewe. Niba ari ikindi kintu, niba ari boutique, niba ari amangazini runaka, niba ari alimentation, urebe uvuge se iyi alimentation iri ahangaha nsiza ahangaha kari hano ko hano ari mu cyaro bakaba birira ibijumba cyangwa se bakarya n'ibyo bishyimbo byabo, ese nimpashyira amandazi cyangwa amata bazayanywa? Icyo gihe nureba ukamenya impamvu ushaka gushyira business yawe ahantu runaka, icyo kintu kizatuma uvuga ngo kuba ngiye kuyihashyira kubera iyi mpamvu ndabizi neza nzabona abakiriya cyangwa se nzabona abantu baza gukonsoma ibingibi ndi gukora ahangaha. Ibyo ngibyo bitume noneho ugenda ugakora bya bindi kubera bikenewe, abantu bo bagahita bizana bitakugoye, bitanasabye ko nakora advertising cyane, bapfa kumenya ko ufite icyo kintu gusa. Ibyo ngibyo biba bihagije. So rero reka dukomeze turebe n'akandi kantu ka kane. Yes, tudatinze rero reka tugende no ku ka kane. Akantu ka kane rero kagufa ukeneye kumenya cyangwa ugomba kumenya kugira ngo ibyo uri gukora cyangwa ibikorwa byawe byose birusheho kugenda neza, ukeneye kumenya how. Ni gute ese ni gute nshaka gufasha aba bantu, ni gute nshaka kuba nafasha aba bantu bakagera ku byo bashaka, ese n'ubumenyi bwanjye bashaka ndabubahereza gute ku buryo buri wese atabyinubira. Abantu bose siko bakunda ikintu cyawe, ariko iyo wize ku kintu ukiga uburyo uri bukibahereze bitandukanye nuko wakibahereza ubatunguye. Audience yagukurikirana ubatunguye na audience yagukurikirana wabateguje cyangwa wabitekereje wabyizeho biratandukanye. Ese ongera umenye uti ese ni product yanjye bashaka kugura, ni gute ndi buyibereke, ni gute ndakoresha izihe nzira, nihe strategy ndi bukoreshe kugira ngo umuntu nshaka kwereka product yanjye ayikunde, umuntu nshaka kwereka product yanjye ayigure, umuntu nshaka kwereka buri kimwe cyose nshaka kumwereka agikunde. Icyo kintu ukeneye kukiga ukamenya ngo ni gute nzabikora. Ese n'ubumenyi nkeneye, ese ni ugusoma ibitabo nkeneye bivuga kuri iyi product, ese ni ubumenyi runaka nkeneye kuri iyi product kugira ngo mbikore neza. Icyo kintu rero ukeneye kukimenya kandi cyane, kuko nukimenya nicyo kizagufasha kumenya uburyo wabikoramo, kuko uzaba umaze kumenya uko wabikora ndetse wanize kuri audience yawe cyangwa wanize ku buryo ubanye n'abantu cyangwa n'abazaza bakugana. Ibyo bizakorohera cyane mu gihe ugiye gutanga ya serivisi yawe. Urugero, ushobora kuvuga ngo se ndashaka kubigisha. Niba ushaka kubigisha umwarimu kugira ngo yigishe abantu bafate, nuko wenda ataguma imbere gusa, wenda anyuzamo akajya yegera n'abanyeshuri, cyangwa se kugira bafate nuko amara kubigisha akabahereza na kwiza cyangwa akabahereza ibibazo by'isuzuma byo gusuzuma ko ibyo yabigishije babifashe. Niba ushaka kuyobora, niba ushaka kuyobora abantu ni benshi cyangwa se ufite uburyo uzabayobora, ni wiga uburyo uzayobora aba bantu kandi cya kiganiro uri kubayoboramo bose bakacyishimira, ntagire umuntu n'umwe uba bored, bose nyine bakumva ko ari ibintu bagize ute bishimiye. Kubera iki? Nuko wize uburyo bwo kukivuga, atari kwa kundi bavuga ngo ngiye kuvuga wagera imbere ugatangira gutitira, ngiye kuvuga wagera imbere ugatangira kugira isoni. Ugiye kuyobora abantu, wagera imbere bakubaza n'ikintu ntube wamenya uburyo uri bugisubize. Ukeneye kumenya uburyo ugomba gusubiza buri kibazo cyose bakubajije, ugomba gusubiza. Ukeneye kwiga uburyo ya product yawe cyangwa se ya business yawe ushaka kwereka umuntu ko mukorana, yimwereke. Wamaze kumenya impamvu, wamaze kumenya nawe icyo uri cyo, wamaze kumenya ni iki akeneye, noneho ni gute ugiye kumwereka business yawe kugira ngo mube mwakorana. Ibyo numara kubyigaho neza wabimenye, ndabizi neza ko wa muntu bitewe na yanzira ugiye kubimwerekamo, kubera ko wamaze kwiga uburyo wabikoramo, bizakorohera cyane, cyangwa se bizaba ari ibintu
byoroshye kuri wowe mu buryo bwo kubikora cyangwa se kubishyira mu bikorwa, kubera ko uzaba ugiye gukora ikintu kitagutunguye, azaba ari ikintu wateguye kandi wanizeho neza. So rero reka turebe akanyuma ariko turi busorezeho. Ndabizi neza ko umuntu uri kumva iki kiganiro hari ibintu byinshi kandi byinshi cyane ari gusobanukirwa, kandi ubona duhura nabyo mu buzima busanzwe, wenda ntitubihe agaciro cyangwa ntitubihe umwanya cyane, kandi ari ibintu by'ingenzi byadufasha kwikonegitana n'abandi bantu benshi, bigatuma hari ikintu runaka twageraho kandi cyiza. Akantu ka nyuma ugomba kumenya tunasoza tunarangiza, ndabizi neza iki kiganiro ntabwo gitinze cyane kandi tukigiyemo ibintu byinshi. Ngiye icyo mba nkora ahangaha ni ukukwereka inzira, ni ukukwereka akayira gato, nawe ugakoresha ubundi bwenge bwawe ukicira indi nzira nini, kuko ntabwo nahita ngenda ndambure buri kimwe cyose, ariko nawe bitewe n'ubumenyi ubukuyemo hano, nzi ko hari ibintu byinshi uhita wisuzuma ukirebaho, ukavuga ati se ubundi nge bipfira he ko nkorera bosi, ko nkora bizinesi yanjye, ko nkora akazi kanjye bipfira he, ese ko nkorera umushahara nta kintu nakikorera kandi abantu bakenera, ukongera ukibaza ati se ko nikorera iyi serivisi mpereza aba bantu batandukanye, nta buryo nakongeramo utundi tuntu tw'ubwenge abantu bakarushaho kuyikunda cyangwa nkarushaho gukurura abakiriya cyane. Icyo mba nkora cyangwa se icyo mba ngira ngo mbereke ni kimwe cyonyine, ni uburyo wagasobanukiwe icyo wakora cyangwa se uko wabikora, maze bigatuma nawe utekereza ibindi bintu byinshi bitewe n'uko ukora cyangwa se n'ibyo ukora na level uriho, ubundi ukiga uburyo cyangwa ukiga izindi strategy zatuma urushaho kubikora bikagenda neza. So ndatekereza ko mwahangaha mvugiyemo ibintu byinshi kandi byadufashije cyane, kuko nanjye byanyigishije, ahubwo mbonye uburyo na business yanjye hari uburyo ngiye kwishyira ku rundi rwego. Akantu ka nyuma rero ahangaha ariko tugiye gusorezaho, you are the answer. Menya ko ari wowe gisubizo, menya ko bya bindi byose wibazaga guhera ku ka mbere kujya ku ka kabiri, ku ka gatatu, ku ka kane, menya ko ibyo byose ibibazo abantu bafite, icyo wabafasha, wowe uriwe, impamvu wabibafashamo cyangwa se uko wabikora, menya ko igisubizo cya byose ari wowe. Nushaka kubikemura neza bizakemuka, nushaka kubikemura nabi nabwo bizakemuka nabi, ariko menya ko ari wowe gisubizo. Igisigaye niba umaze gutekereza kuri ibyo, hari gutekereza, hari no gukora. Hano bavuze you are the answer, biravuze ngo kora, nkaho bivuze ngo kora rwose, kuko nudakora bya bibazo n'ubundi watekereje kuri ba bantu, kwa kundi wabonye abantu bameze bya bindi byose babuze, ariko ukaba wabonye wabibabonera cyangwa se wabikemura, ni wowe gisubizo. Rero kora ukemure bya bibazo bafite, tangira business, tekereza, shyira mu bikorwa kimwe watekereje, kuko hari umuntu umwe cyangwa kuva kuri umwe kuzamura bizagirira umumaro. Rero ni wowe gisubizo, wireba uvuge ngo nuriya yabikora, we iki gitekerezo nagihereza uriya muntu, okay, ni byiza kukimuhereza, ariko kimuhereza kubera inyunganizi nawe uri kugira ute, nawe uri gukora. Ikintu cyose umuntu abasha gutekereza no kugikora yagikora, birashoboka. Rero niba utekereje ibi byose ukaba wabona ko hari icyo wafasha abantu, cyangwa iki kiganiro ukaba ubona ko hari icyo kikwigishije mu byo wafasha abantu, cyangwa se kuba watangira ikintu runaka kikazagirira akamaro sosiyete iri aha hanze, kora. Igisigaye rwose ni wowe gisubizo, bishyire mu bikorwa. Uza abantu benshi bafite ibibazo by'uburwayi, uza abantu benshi b'abashomeri, uza abantu benshi ubuzima bwabo bugoye cyangwa se babayeho ko batishimiye cyangwa uko uburyo batishimye, kandi hari ikintu kimwe ushobora gukora cyangwa gutangira bigatuma n'aba bantu bose ubuzima bwabo buhinduka kubera ko watangiye cya kintu. Igisigaye rero ni wowe kora, shyira mu bikorwa, ni wowe gisubizo kugira aba bantu bose muziranye bafite bya bibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwabo, ni wowe ugomba kubikemura. Menya neza rero ko ari wowe ugomba gukemura ibyo bibazo, shyira mu bikorwa. So hasigaye rero nahangaha nsoreje kino kiganiro, nahangaha nsoreje mbabwira ati cyangwa se mbashimira ko mwabaye audience nziza cyangwa se ko mwakurikiranye neza. Hasigaye tujye gushyira mu bikorwa, kandi uko dushyira mu bikorwa rwose
tujye tuvuga ngo ndi gukora ikintu kizagirira umuntu umwe akamaro cyangwa n'undi akamaro, ku buryo icyo uri gukora none ejo cyangwa ejo bundi uzaba uri gukora urwibutso bazajya bakwibukira kuri icyo kintu. Niba unywa inzoga nyine ubwo bazajya bakwibukira kuri iyo nzoga. Niba ujya mu bakobwa cyangwa ujya mu basore ubwo bazajya bakwibukira nyine kuri icyo kintu. Rero ujye umenya ko izina uri kwandikisha mu bihe biri imbere niryo tuzajya tukwita. So rero ndabashimiye cyane, mwakoze cyane, mukomeze mugire umunsi mwiza.